tureke kwitiranya ibintu. Hari abitiranya imibonano mpuzabitsina n'urukundo. Urukundo ruri ukwarwo n'imibonano mpuzabitsina biri ukwabyo. Ibi ngibi bivuga ngo hari abantu bumva ko gukundana ari uko bagomba gukora imibonano mpuzabitsina. Abakundana bakabana, hari igihe bashobora kubana ariko atari nako bakora imibonano mpuzabitsina kandi bagakomeza bakabana kuko bakundana nyabyo. Hari n'abandi bakora imibonano mpuzabitsina batabana bakundanye ariko nanone ari byo bashyize ku ntebe kumva ko bakundanye kugira ngo bakomeze bakore imibonano mpuzabitsina. Kura ku ntebe imibonano mpuzabitsina, wimbike urukundo ahubwo ari rwo wicaza hehe kuri ya ntebe, ari byo duha agaciro. Urukundo turuha agaciro ari rwo duha intebe, ibindi tubikure ku ntebe twicaze urukundo. Ni ukuvuga ko imibonano mpuzabitsina bari abakundana bakora imibonano mpuzabitsina batabana, ni ukuvuga ko imibonano mpuzabitsina iterwa na hormone z'umubiri, ni imisemburo y'umubiri ituma habaho kumva ko ugomba gukora imibonano bitewe na hormone z'umubiri. Hakabaho noneho no kuba washobora kuba ukora imibonano kuko ufite uwo mubana, kuko mukundanye mubana, aricyo cyatumye mubana kubera ko mugomba gukora imibonano nk'abantu bakundana babana. Ariko kandi nanone bakaba badashobora kuvuga ngo barayikora bya buri gihe kubera ko aricyo cyatumye bahura kugira ngo bajye bahora bakora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga hari uwo ushobora kuzana, ahangaha tubyumve kimwe, hari uwo ushobora kuzana wamushyira mu rugo mwaba mutabikora ntirireme, bikaba ngombwa ko ajya kubishaka ahandi hanze. Hakabaho n'undi ushobora kumva ko niyo utabikora kenshi ntibigire icyo bimutwara, kuko azi ko murakundana. Ntabwo icyangombwa cyane ari uko mukora iyo mibonano ngo ari byo aho intebe ashyira imbere. Oya, hari utabigenza gutyo ngo yumve ko ari byo ahaye intebe cyane. Niyo utabikora rwose ariko mukundana mubana akabyumva neza cyane kandi akabyitwaramo neza. Hakabaho uwo uramutse utabikoze rwose ariho habaho gucana inyuma akajya kwishakira aho abikorera, ndetse n'urugo rukanasenyuka cyane. Hari uwo n'urugo rusenyuka kubera yuko adakora imibonano mpuzabitsina. Reka rero dutandukanye urukundo no kumva ko urukundo turushakira mu mibonano mpuzabitsina. Ibi bintu reka tubisobanukirwe, tumenye kubitandukana. Urukundo ku bashakanye bashakanye ariko kandi byaba bitabayeho akumva ko nta gikuba cyacitse, wakimbika urukundo akumva yuko bamukunda, mbese mwembi mukumva ko mukundana. Hakabaho n'uvuga ati ubwo niba tudakoze imibonano mpuzabitsina ntabwo dukundana, turanatandukanye, rugasenyuka. Cyangwa se hakabaho ku batarashakana bumva ko bagomba guhuzwa na ya mibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi nibyo nashakaga kuvugaho. Akenshi usanga abantu benshi bumva ko bahuza ibyo bintu, bakabihuza bakumva ko ari byo baha intebe, bakabishyira imbere, bakumva ko ariho urukundo ruturuka. Kandi rimwe na rimwe akenshi hari igihe iyo ibyo bikorwa birangiye bihita birangirira aho ngaho. Mwumve yuko bidahuye, ntaho bihurira. Urumva ko iyo mumaze kubikora rwose uko mwahuye mubyita urukundo, iyo mumaze kwishimisha ku bw'umubiri wabibategetse, mukumva ko mugomba gukora icyo gikorwa, mwabyise urukundo, mukagera aho mwumva mushimisha umubiri wanyu, icyo kintu iyo birangiye bihita birangirira. Hari n'abahita babivamo burundu, wakongera no kumuhamagara ntakwitabe, bakakuburoka, bikaba birarangiye. Yaho rero rwose twe kujya twitiranya ibintu. Niyo mpamvu nabivugaga ngo twe kujya twitiranya ibintu.